tubasuhuza abakunzi b'ubutumwa bwiza, abakunzi b'uru rubuga niwe gusa, abo tumaranye igihe twiga amasomo atandukanye hano kuri uyu murongo wa YouTube ndetse n'ahandi mubasha kudukurikira. Tubahe ikaze kandi mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkuko mubibona noneho nabwo turi benshi, kandi iyo tubaye benshi cyane niho turushaho kunguka. Njye nkuko bisanzwe ndi Ndagijimana Jean Pierre, abandi kumwe nanjye nkaba ndi Ikimana Ishaka Tadeo na Munyeshuri Bernard. Murumva rero ko turi benshi kandi turaza kunguka byinshi muri uyu mwanya. Ngira ngo ubushize nari jyenyine ntabwo mwari muhari, ariko hari ibyo nagerageje kuvuga byerekeye ingingo twari turi kuvugaho y'ubutumwa bwiza. Nari natangiye ikintu gishyashya kuko urebye ibintu twari tumaze iminsi tuvuga, ubwo twari babiri ndetse n'ubwo twari turi kumwe n'aba mugenzi wacu Emi, twavuze ku cyaha cyane, tuvuga ku bintu bijyanye n'ukuntu umuntu yanduye, ukuntu abantu bose banduriye hamwe, ku indwara yahindutse icyorezo ku buryo abantu babuze uburyo bigobotora icyorezo. Hanyuma rero nubwo bari bafite ariko batari babizi, ariko Imana iza gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo Imana ibereke ko bafite indwara, kandi iyo ndwara ko ari indwara yica, ni indwara irimbura. Kuko icyo gihe twabonye ko ngo Adamu ngo yazaniye abantu bose kurimbuka, ngo yazaniye abantu bose gucirwaho iteka. Aho niho twabonye ko abantu bose twakiriweho iteka biturutse mu mukurambere wacu Adamu. Ubwo nari jyenyine rero naje kugaragaza gusa nk'utangira ikintu gishyashya cyerekeranye no kuvuga inkuru nziza. Nubwo abantu bari bamaze iminsi bumva inkuru mbi, inkuru zivuye kuri Sinayi, inkuru zibwira ati muri babi, ariko natangiye ikintu bita inkuru nziza. Uyu munsi rero ngira ngo n'umuntu turagikomeza tukijya mu mizi, kuko ngira ngo inkuru nziza ntabwo yabaye ikintu cy'inzaduka. Kugira ngo tubivuga abantu bavuga ngo ni inzaduka, turanda twerekane ko ari ikintu kwanza cyabanje guhanurwa n'abahanuzi baba bisezerano rya kera, hanyuma kikaza gusohora. Inkuru nziza rero ko nari navuze ko ari ugucungurwa kw'abantu, cyangwa se inkuru yaje ivuga ko ibyaha Imana yakuyeho ibyaha muri Yesu Kristo. Wenda aho nkumare kubyo urimo kuvuga, hari inkuru ikenewe ku murwayi. Burya umuntu arwaye arembye, hari inkuru ikenewe. Kuba ndwaye ndembye, ndi mu bitaro mfite indwara, noneho nk'uko twatangiye tuyita icyorezo, hari inkuru uwo muntu urwaye akeneye. Kumubwira iby'amazu, kumubwira iby'umurima we ko weze, iyo ni inkuru. Ariko siyo navuga nkuru nyamukuru nziza wamuzanira. si ikenewe mbega, ntabwo ari ikenewe. Si ikenewe. Noneho no kuba icyo cyorezo cyangwa iyo ndwara urimo gushakisha wowe ntubone umuti, kuko kiriya gihe icyaha nta muti wacyo wari uhari. Imana yatanze amategeko atari ukugira ngo akemure ikibazo cy'icyaha, ahubwo ari ukugira ngo ibyaha bigwire. Twarabibonye, abantu bimenye ko ari abanyabyaha. Umuntu wagendaga atazi ko arwaye, atazi ko afite virusi agendera mu mubiri, abimenye noneho. Nyuma yo kumenya ko ufite virusi rero, indi nkuru yindi ni ukuba haba hariho urukingo, umuti. Kuko kuba urwaye ntabwo ukeneye urukingo, ukeneye umuti. Inkuru ya mbere ku murwayi ni urukingo. Inkuru ya mbere abantu wenda bigeze nko gufungwaho, bigeze gufungwa barabizi. Inkuru ya mbere ku muntu ufunze ni ukuba yaba yumvisha inkuru y'uko yababariwe, cyangwa se yuko haje indi nkuru imubwira gufungurwa. Hari inkuru akabona inkuru nyamukuru. Ku munyabyaha rero, inkuru nk'uko wari ubivuze, hari inkuru umunyabyaha akeneye. Reka wenda turebe iyo nkuru, cyangwa se iryo jambo ry'ihumure. Ni iki gikenewe ku muntu? Wavuze yuko inkuru atari ukuvuga ko imirimo yawe ugiye kwera, cyangwa se ugiye kugira inzu. Mbega ni iki gikenewe
imbere y'Imana, hagati y'Imana, imbere y'Imana n'umuntu, ese ni iki Imana ishaka kuvuga? twari twabijyanye mu buryo bw'indwara. Yego. Urumva hakenewe umuti cyangwa se Yego. gukiza iyo ndwara. Yego. Agakiza. Nibyo rero ngiye gusoma muri Yesaya. Yesaya igice cya 40, ndasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Yesaya igice cya 40, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Aravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyurutse imitima ya Yerusalemu, mukomere, muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakwabariwe n'ibyaha byabo byose ko babihaniwe kabiri n'Uwiteka. babihaniwe kabiri yego n'Uwiteka. Urumva icyo kintu? Ngo hano Imana irashaka ikintu, ni ukuvuga ngo sasa ijambo ry'umwuzure ryihumure nako. Ya, ni ukuvuga ngo twagombye kumenya ngo ese ubundi kuki nkeneye ijambo ryihumure? Ubundi hahumurizwa nde? Uwahungabanye. Hahumurizwa umuntu wari ufite ikibazo gikomeye cyane. Nk'urugero nk'ubu ngubu minsi yashize twari tumaze iminsi turi mu nzu kubera corona. Avuga ati nta gusohoka. Rero ngo ibaze muri icyo gihe twari turi mu nzu. Iyo haza umuntu akavuga ati okay, imiti yabonetse nta kibazo. Umuntu arihumuriza gusa akaba arakize. Urumva iryo jambo nk'iryo ngiryo wari umaze ukwezi mu nzu, ariko habonetse ukubwira ngo umuti wabonetse. Twese twaribwiyame. Sasa rero urumva ahangaha noneho ibyo Imana iri gushaka kuba abantu sasa. Nuvuga ngo nimubabwire amagambo y'ihumure, muhumurize imitima. None ikindi ngo mubabwire ko intambara zirashize, ni intambara zikiza amategeko. Urumva? Kuri ubana n'amategeko niba idashoboye kubera iki? Kubera cyaha. Urarwana nacyo ariko ntugitsinda kubera iki? Kirakurusha imbaraga. Sasa rero noneho Imana iravuga ati sasa ibyo ngiye byose ibyo nshakira abantu banjye, mubabwira amagambo yurutse imitima. None ikintu cyagashye, ikintu gihambaye yashyizeho, ikintu cy'ingenzi ni ukubabarirwa ibyaha. Ese buriya ntago amategeko yabasha kururutsa umutima? Reka ta ntago amategeko mu mategeko ntahumure. amategeko yarawutsikamiraga kubera ko amategeko yakwerekaga urubanza. Ngo ubwoba bukagwira mu mutima wawe, ubayeho ubona ibyaha biri kugwira, nta mahoro ushobora kugira. Niyo mpamvu ibyaha byaguraga niko umutima warushaga kumererwa nabi cyane. Ni ukuvuga ngo uri imbere y'amategeko ubundi ntaho mushobora kubona habe na gatoya. Ngo igihe cyose nyine uzahora mu ntambara. Ngira ngo muri Data yahise yinjira cyane mu byo twashaka kuvuga uyu munsi, kandi urumva ko n'ubundi tubirimo. Twashaka kwerekana ukuntu abahanuzi bose nk'uko tubibona mu rwandiko rwa Petero. Reka nsome kino cyangwa mu rwandiko rwa Petero igice cya mbere ku murongo wa 10. Urwandiko rwa mbere. Ngo abahanuzi bahanuye ibyako gakiza, barondora iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye. Barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka. Urumva hano ngo abahanuzi, Petero avuga abahanuzi mu isezerano rya kera, ngo bahanuye ibyako gakiza, kandi ngo babihanura bagize ute? Babishimikiriye. Kubera ngo babihanura ibyo bintu babishyizeho umutima, atari ibintu bipfuye kuza gusa. Ngo berekana n'igihe ibyako gakiza kazabera n'ukuntu bizajya bigenda n'imibabaro Kristo azagira. Urumva agakiza ni ugukira. Uko gukira rero kw'icyaha burya, nubwo hari abantu benshi bumva ubutumwa bwiza ko gateye inyigisho z'inzaduka, hoya ni ibintu byahanuwe, ntabwo ari ibintu byadutse. Ni ibintu byari byarahanuwe ko bizaba, bakerekana n'igihe n'ukuntu bizagenda, noneho n'ibyishimo bizaheruka iyo mibabaro ya Kristo. Wenda tugiyeho gatoya kubavuga ngo ni inzaduka, ntegeza ko ari uko wumvishe ijambo aribwo babyumvishe kuri wo, ariko ubundi ntabwo ari inzaduka. Rwose iri jambo ryanditswe ryari? Urebe igihe Yesaya yahanuriye, urebe imyaka yanyuzeho, urebe yahanuraga akaza, urebe igihe gishize apfuye, urebe igihe turimo. Ni gute wavuga ngo ni inzaduka? Ntabwo ari inzaduka, ahubwo ni uko aribwo ubyumviseho. Nicyo navugaga, icyorezo twarakibonye, ubu tugeze ku muti kabisa. Kuko umuti ntabwo umutari ushobora kubanza.
n'ubundi habanza indwara. bakubaho uburwayi birumvikana. Kandi twabonye ko indwara imaze kuza abantu bagerageje bo ku giti cyabo. Niyo mpamvu hagaragaye abahanuzi bahanura ibyo gukira icyaha, ko tubona twarwanye n'amategeko ngo tubashe gukiranuka ariko bikanga. None amaherezo ni ayahe? Niho rero Imana twabonye hano muri Yesaya umuhanuzi ahanura ati muhumurize abantu nubwo iyi ndwara iriho, nubwo gukiranirwa kuriho, ariko mubahumurize ko hariho agakiza. Mubabwire iby'uruhu, mubabwiritse imitima yuko hariho agakiza. Noneho kuko uhanura ibintu bizaza, ntabwo uhanura ibiriho urabireba. Abantu rero basigaye bategereje agakiza kazaza ryari. Abantu babasha kudukurikira nuko barabizi iyo hariho ikibazo imitima y'abantu bamwe baba bishakishiriza. Buriya abantu benshi bagiye bashakisha gukira icyaha. N'ubu ngubu hari abataramenya inkuru y'agakiza. Niyo mpamvu turi hano ngo tumenyekanishe inkuru y'agakiza, kuko abantu n'ubu bararwaye. Tubabwire iby'urutse imitima. Yego, kuko abantu ntabwo bari barwaye, ari abari tubwira abantu ngo bahumure. Tubwira abantu ngo bahumure. Agakiza umuti ureka nkubwire. Izi ntambara birirwamo barwana n'amatiku, barwana n'ibyo badashoboye kugira ngo batuze. Buriya wese twavuze inkuru nziza, ariko giye kano nyite n'amakuru. Ushobora gupfa bakagushyingura kubwo kutamenya amakuru. Wari ubizi? Amakuru ni ikintu gikomeye. None ubwo ngiye nivugiye amakuru, ariko amakuru n'ubundi ari mu nkuru, sibyo? Kuko ni ikintu wumva utaruzi ariko kije, sibyo, kugira icyo kiguhindura. Nuwa ngo ushobora kurwara iwawe mu rugo, ukarwara wenda tuvuge n'ikintu cyoroheje, wenda inkorora cyangwa se grippe. Noneho utazi ko umuravumba wubakishije urugo rwawe ushobora kuba wagukiza wenda iyo ndwara, ukagenda ukaremba, bikaba byanakuviramo no gupfa. Kubera iki? Nta makuru ufite. Hari abantu bashobora kuba aka kanya. Niyo mpamvu turi hano, ni ukugira ngo tuvuge inkuru nziza y'icyaha kirembeje abantu, kibahese ibitugu, kibabujije amahoro, nyamara umuti urahari. Ijambo ry'Imana ngo uwo muti, sibyo, ako gakiza nikamara kugera ku isi yose, Yesu azaboneka azi. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ubu rero abantu barembejwe n'ibyaha, nyamara umuti urahari. Niwo turimo kuvuga, niwo abahanuzi rero bahanuraga. Ni ukuvuga ngo ni nk'uko nyine wasiga umuravumba ku rugo iwawe ukajya gushaka undi muti ahandi, kandi nyamara umuti utahe usize mu rugo aho ngaho ku rugo. Uba ukeneye iki rero? Ni umuntu ukubwira ngo uzi ko nubwo wenda gupfa, uzi ko n'igihe umaze aha ngaha uyu ari umuti, we ntushobora kuwimenyera, sibyo? Niyo mpamvu ubutumwa bwiza, niyo mpamvu turi hano. Ntabwo umuntu kuryama ngo mpishuriwe Yesu Kristo, ngo mpishuriwe umuti. Ntibibaho. Ntibibaho. Aha ngaha wenda yuko aho mwene Data yaramaze gusoma yuko abahanuzi bahanuye ibyako gakiza, nubwo kari katari kaza. Bavuze ati muhumure, indwara yo irahari, sibyo? Ariko noneho nibi izarinda itwica, kuko bari bwihebe. Uhumuriza umuntu ubuzi humure, umuntu uhungabanye. Icyaha cyari gihangayikishije, n'ubu ngubu kiracyahangayikishije abagifite. Wasomye muri Yesaya, reka dusome muri Mika. Nawe ni umuhanuzi, sibyo? Ntabwo twari abahanuzi bose. Umuhanuzi utarahanuye uwo muti, sibyo, yari buhanura iki? Nta n'ikindi. Kuko nk'ubu ngubu ngiye uvuga ibindi bintu, ushobora kuzumbwira andi makuru sinyumva. Niba ndwaye ntuzambwire amakuru y'umuti, ibindi uvuga nta mumaro. Niyo mpamvu abahanuzi bose,
ko twabatangira tukagera ku muhanuzi wanyuma muri Maraki bahanuraga iby'agakiza bavuga Kristo ntawe nako tuzabivugaho neza tubirondore ko nta buhanuzi bubaho butavuga Kristo ubu ntabwo ari ubuhanuzi ubundi niba udahanura niba utavuga iby'umuti ubwira abarwayi ibindi uvuga nta mumaro bifite ntabwo Imana rero bubwira ikindi abantu kitari agakiza kuko niko bari bakeneye atari no kubarirwa ibyaha. Yego Mika ibice 7 dusome ku murongo duhewende ku murongo wa 18 ngo ni iyihe Mana ihwanye nawe ibabarira gukiranirwa ikirengagiza ibicumuro by'abasigaye b'umwandu wayo ntihorana uburakari bwayo iteka kuko yishimira kugira imbabazi izaduhindukirira kutugirira ibambe izaribatira ibicumuro byacu munsi y'ibirenge byayo kandi izarohera umuhengeri w'inyanja ibyaha byabo byose urumva kankubwira no abahanuzi ikibazo babona ahangaha ni icyaha nkuko mwedati yabivuze ubushize ku maradiyo yewe no mu nzira sibyo iyo hariho icyorezo urabibona ariko ari cya kindi cy'igikatu radiyo ntikivuga ntushobora wumvishe radiyo ukumva ntikivuzwe bavuga uti iyi ngiyi ni iyaheye kuko nicyo kiba kirimo kuvuga abahanuzi nabo icyo bahanuraga cyose ni ikibazo cy'icyaha ku muntu noneho kandi niba avuze icyaha Imana yagombaga kumuha n'ijambo rihumuriza abantu ko batazahorana icyaha iteka ahubwo hariho agakiza hano rero Mika arahanura avuga ngo uri Imana izadukiza ngo izaduhindukirira kutugirira ibambi nubwo dukiranirwa ariko ntabwo Imana izahorana uburakari hari umunsi izaduhindukirira wenda ubu ngubu duteye umugongo sibyo turimo turakiranirwa ariko hari umunsi izaduhindukirira iturebane amaso y'imbabazi ibyo ni ijambo ry'ihumure ibyo rero nizahorana uburakari iteka hari akandi kantu ngewe ndi muri kino gihe cya Mika nari bute ntera aleluya ni ukuri yavuze ngo kandi izarohera kuroha buriya ushobora kuroha ikintu kikareremba ukajya ukomeza ukakireba sibyo ariko bavuga ngo Imana izarohera imuhengeri umva kamabwira nta muntu imuhengeri simpazi nigeze kwigaho ibintu byo koga gakeya ariko sindagera imuhengeri rero wageze imuhengeri rekera nuba ushobora kuroha ikintu kikareremba kikajya hafi ariko Imana yo Mika aravuga ngo muhumure izafata ibyaha byacu ibiroha imuhengeri n'abazi imuhengeri babyumve neza ntabwo imuhengeri yavugaga ari ahantu wagereranya nk'imuhengeri ho muri Rakikivu cyangwa se mu nyanja Mediterane ni igisoje kwerekana ko Imana izatandukanya umuntu n'icyaha mu buryo bwa infinite kuburyo umuntu ashatse gukora ku cyaha atabigeraho cyangwa icyaha kiramutse ngo kigaruke kigere ku muntu nabyo nticyabishobora ni ukukiroha kandi Imana ikakiroha imuhengeri w'inyanja nta nubwo uriya ikivu gishobora n'iyi migezi ya za Nyabarongo ntabwo bavuga ngo wageze imuhengeri Nyabarongo buriya nta muhengeri igira cyangwa se za Nyabugogo reka imuhengeri wundi iyo hageze nta kintu ubona ahubwo ushobora kujyayo ntunahagere urumva noneho ngo wenda ku nsonzi y'umurongo ngo umuhengeri w'inyanja ibyaha byabo byose sibyo buriya ibyaha byawe byose uzi aho bihera ukiri mu nda bikarangira bakurengejeho itaka bihera kwa Adamu ibyaha byawe byose kuko ugiye kuvuga uyu munsi ugiye kuvuga ibyo kugera none ntabwo ari byose ibyo ni ibyo kugera none ariko ibyawe byose ni ibyo kuva usamwe sibyo nk'uko Dawidi yabivuze ati nabaye umunyabyaha nkiri mu nda no kugera ugeze ku mwisho w'umwuka wawe wa nyuma aho niho hari ibyaha byawe byose ugiye kubiteranya totali yabyo nahihera nahigarukira abantu rero benshi bazi ko ngo hariho Imana ibabarira ibyaha byatambutse ngo ariko ibiri imbere imbabazi hano Mika muri iryo jambo nta humure ryaba ririmo ihumure
riri mu ko Mika yagaragaje ko Imana ibabarira ibyaha byose ikabinaga imuhengeri. Erega ni naho yahuje na Yesaya hangaha. Naho yavuze yuko ibyaha byabo bihaniwe kabi n'Uwiteka. Ngo ni ibyaha byose. Mika nawe akaza ashyira akadomo. Ni ugujugunya umuhengeri. Urumva ahantu usomye rero hararyoshye cyane kuko urumva n'ikintu kirimo kiryoheye cyane ni ukuntu kuva kera numva ko Imana irakaye. Imana ihora irakaye. Nabariya bakira gihe batarahabwa buno buhanuzi. Ihora irakaye. Bari bazi ko ihora irakaye. Ariko no wumva Mikazanye ijambo ry'ihumure. Ntabwo Imana izahora irakaye. Igihe kizagera Imana igitureba. Itigati muhumure mureke kwiruka mu muhagarara mu muhumure. Buriya gihe mbona sinimana bagirakaye. Bo bayireberega muri ya mategeko. Babona batayakurikije uko bikwiye. Bakabona umujinya nyine wayo. Ariko nyamara umujinya ari muri ya mategeko. Ariko Imana ntabwo izahora irakaye iteka ryose. Ahangaha rero niho hagaragara ikintu cy'inkuru nziza cyane. Reka tumwereke. Buri ibambe abantu bararyitiranye. Izabahindukirira kuko ishobora guhindukirana umujinya. Abantu benshi bazi ko Imana abantu benshi babwiye Imana yica. Sibyo babwiye Imana ukosa ikakwica ikakurimbura. Ariko Mika hano aravuga ngo nihindukira ntabwo izaduhindukirana. Izahindukira ntabwo izabiduhindukiranye ahubwo izaduhindukirana ibambe. Burya ibambe rirenze imbabazi cyane. Wari ubizi? Ibambe rirenze imbabazi. Rirenze imbabazi kuko ngiye nshobora kugirira imbabazi sibyo, ariko ibambe ririmo n'ubwuzu. Sibyo ngaruka hano ubushize navuzeho uko abantu iyo bumvisha imbabazi bajya ngo nimvuga ati ndakubabariye wangura amakosa ariko ni imbabazi z'umuntu ndakubabariye cyangwa se ndakwebye nkugiriye impuhwe. Urakennye diyo nkugiriye impuhwe. Ariko ibi bintu by'Imana ubushize ntangira kino kiganiro kuri isije y'ubutumwa bwiza twabonye ko Imana yabikoze ibigambiriye. Nanga ari ibintu byaje ngo ngo kubigenza gutya kandi bababarira ngo ni ibintu yakoze ibigambiriye itibeshye. Ikindi umunyabyaha ariko reba abakunze cyane umunyabyaha kumva ko umunyabyaha abwa imbabazi ni ibintu byumvikana na leta zitanga imbabazi n'umuntu agira. Ariko noneho hindukirira umunyabyaha umuhindukiranira ibambi. Urumva ko byabyaha wamaze kubinaga imuhengeri. Kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo nza nk'uko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba. Sinzi ko umuntu ashobora kutubwira ibirometero bihari. Ushobora gufata ibirometero byava ku mupaka bikagera ku wundi, ariko ibirometero biri iburasirazuba kugera iburengerazuba. Erega abantu bajya bumva Bibiliya urumva ukunguka ibivuze gutyo n'ubundi ni uburyo bw'igishushanyo. Yego ni ukwerekana infini. Umva ni ukuvuga ngo iburasirazuba ni hehe, iburasirazuba se ni hehe, iburengerazuba ni hehe. n'ubundi gasahara wita iburasirazuba wagira wabona iburasirazuba bwawe no kongera ukabona iburasirazuba. Ubundi iburasirazuba hagati y'iburasirazuba n'iburengerazuba hangana n'imuhengeri. Ibigereranyo byagiye bitangwa bivuga ngo ibyaha nimba babarira sibyo nimpindukirana ibambe ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Ibyo nabyo byavuzwe mu isezerano rya kera babwira ihumure, babwirizwa ihumure. Noneho ni ukuvuga ngo iryo humure ryatangwa cyangwa se ryavugwaga. Yesaya nawe yarakomeje aza noneho kurigaragaza. Reka tubanze dusome Yesaya ibice 53 wenda arasoma umurongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Haravuga ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriye gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye ntiyadukirisha. Muri Yesaya 50 cyangwa usomye mu isezerano rishya. Yesaya 53 ndabyumva nabyumva umurongo wa 5. Impamvu nayo mbibajije si uko ntari nabyumvishe ko ari muri Yesaya. Arimo aravuga ibintu byabaye. Ubu nashaka gusoma wa 6. Arimo aravuga Yesaya yari yagiye mu mwuka cyane, yamaze kubigeramo. Nibaza hano ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Yari kumva byaragiye neza neza. Nicyo nayo mbivugiye. Urumva Yesaya ubwo buhanuzi arabureba. Arimo arabibona imbere. We byanabaye. Byabaye nubwo biri imbere. Murora kasome no wa 6 tureba. Wa 6 baravuga ngo twese twabye nk'intama zizimiye. Twese twabaye intatane. Uwiteka amushyiraho gukiranirwa
kwacu twese urumva n'ibyaha byaha byacu byose aho hantu naho uretse kuhakomeza hari icyo numvamo. yego kuki Yesaya atavuze ngo mwese mwayobye nk'intama zizimiye? hanyuma yari kwikuramo hanyuma akikesha amahirwe amushyiraho gukiranirwa kwanyu. akikesha amahirwe yo kuba mu nama zazimye zikagarurwa. ataza kuba ari muri wa mubare w'abo bantu mw'abo bantu urumva ariko we yikuyemo izo mbabazi ntabwo zari kumugeraho. aha rero abantu badukurikiye ntabwo zagomba kumugeraho, bumve ko kiriya cyorezo cyari kiri no kuri Yesaya cyane wahanuraga ibi. kiriya cyorezo cyari kiri kuri Dawidi. twabonye Imana imubwira ngo mbonye Dawidi umuntu ufite umutima nk'uwo nshaka. kiriya cyorezo cyari kiri kuri Aburahamu. ni kuko nta n'umwe yigeze wikuramo abantu bose kuri Nowa. uzi ko Nowa buriya nawe yagomba kurimbukana na bariya abantu bose cyane cyane. Nowa agirira ubuntu kuwite Bibiliya twereka Nowa yagiriwe ubuntu. ryabambe muri ba bantu bari hariya Nowa Imana yahindukiriye Nowa. oya Nowa yari igikoresho gusa ariko ubundi nawe tubaza iby'ibyaha yajya agomba kugendamo nawe. we ikintu cyamurokoye ni ikintu kimwe gusa, yari ari ahantu hatagira umwuzure. na n'uyu munsi ko tubivuga umuntu kugira ngo akire si uko batameze nk'abandi, ni uko bari mu nkuge. ikintu cyose cyari mu nkuge icyo gihe cyarakize. ariko umuntu utari mu nkuge nashaka bakora ibyiza cyangwa asenga cyangwa adasenga, ibyo nibireba imvura naho harimo ibambe. icyo ndashaka wenda kuvuga muri iki cyanditswe, wibaze Yesaya atangiye agaragaza ihumure, ihumuriza abantu banjye. arazamutse none bageze hano muri 53 atangiye kugaragaza ryahumure none usasa nyiraryo. ugomba kuritanga uwo bari gushyiraho iki, bari gushyiraho ibyaha byabo, sibyo? no wibaza Yesaya abonye ibintu we ni ibintu bizaba, ari kubibona nk'ibiri kuba ako kanya, kandi ni ibintu bizaba bitaraba, sibyo? noneho twebwe twaravutse. ibaze Yesaya yari ariho arabihanura biraba, Yesu araza arapfa, imyaka 2000 irashize. twebwe dufite amahirwe ko ibintu byose byabaye no tusanga twibyaranabaye, atari ibintu bizaba nkuko abandi babibonaga. none wibaze umuntu kwakira ibintu byabaye ni ikibazo gikomeye, mu gihe abana babyizeraga ari ibintu biri kure bizaza kera cyane, bizaza bitaraba. ariko twebwe amahirwe dufite uko byose byabaye. buriya haba amahirwe ndetse uvuga ibintu. hariho ingero. hari amahirwe nge mfite yo kuba ntararwaye imbasa, ariko abambanjirije ba sogokuruza abandi wasanga ari abamereye nabi. nyamara njyewe amahirwe mfite kuba ngenda uravutse usanga urukingo ruhari. navutse nsanga urukingo ruhari. ayo ni amahirwe. ushobora kwibeshya gatoya ugasanga umubyeyi ntagukingije kandi urukingo ruhari. noneho ukazira iki ko umubyeyi wawe atamenye ko wavutse ku ngoma iriho urukingo. noneho reka dusome muri Matayo igice cya mbere, duhere ku murongo wa 18. hariya ni abahanuzi bavugaga. hano tugiye kureba undi uvuga nawe ahumuriza. ihumure muri Matayo. abantu benshi bazi ko Matayo ari igitabo cyanditswe mu isezerano rishyashya, ariko tuzatubireba. nuko iki gihe n'ubundi aracyahanura, n'ubundi ni nk'ubuhanuzi, ari ibintu bagitegereje kuzabona, ariko tuzabireba ikindi gihe. hano handitseho isezerano rishya, tuba dutanga ibitabo byo mu isezerano rishya, ariko tuzasaba ko ari ibitabo bivuga isezerano rishya. wenda nuko bizakomeza kuvugaho. ubundi hari isezerano, aya masezerano ubundi aratandukanye. iyo ubigiye nko mu cyongereza niho byumvikana neza. icyo bita New Testament cyangwa se New Covenant. so Old Testament, Old Covenant na Old Testament ni ibintu bitandukanye. ariko tuzatubivuga. ariko ubwo turabararikiye n'ibindi biganiro bizakomeza tuzakomeza kugira. noneho katusome mu murongo wa 18 ngo Matayo igice cya mbere
duhere ku murongo wa 18. Kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya. Nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora. Babona afite inda y'umwuka wera. Umugabo we Yosefu, kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, tanga none ashaka kuvuga, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari y'umwuka wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Turebe noneho hano, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Igikorwa ntago kiraba, ni uza. Yego. None baravuze ko biracyari ubuhanuzi. Abantu baracyabyirwa ibizaba. Kandi bizaba ni ugukiza abantu ibyaha byabo. Kuvuka azavuka, ariko azabavukiye gukiza abantu ibyaha. Ni kagakiza kakivugwa twabonye muri Yesaya. Iyo ni ya nkuru nziza n'ubundi. Marayika ahangaha yarongeye ashimangira inkuru, barakomeza barayitegereza. Hari umusaza rero witwa kunda cyane, hari umusaza witwa Simiyoni. Simiyoni we noneho we yabwiwe indi nkuru. Simiyoni yari arwaye. Abantu bose bagiye barwara bagapfa, umuti utaraboneka. N'ibyorezo bigenda biza ku isi, hari abo bijyana umuti utaraboneka nyine. Abo ngabo niba baza akarengane ntumbaze. Noneho Simiyoni we abyirwa n'Imana yuko we iyo ndwara ntago azafata abonye umuti. Ati abandi bagiye bagenda ba Yesaya baragiye barabihanuye bapfa umuti utaje. Handi nasonye ko bavuze ngo kandi ngo bahishure ko ngo batabyiyerekewe. Ngo bagerekewe abandi. Babyiyerekewe abandi. Niko kubabwira ngo nubwo muhanuye ko umuti uzaza, umva uzaza mudahari. Ariko Simiyoni ti wowe. Simiyoni rero niwe muntu wambere nyango wanyweye ku muti. Kuko yamaze kubona umuti. Aravuga ati, Mana, noneho sezerera umugaragu wawe kuko mbonye agakiza. Haleluya. Amen. Kuko mbonye wa muti agafashe mu ntoki. Ati ubu ngubu ibyo wavuze birasohoye. Mbonye agakiza. Tishatse rwose nipfire sezera ngende. Kuko wambwiye ko ntazapfa mpfanye iyi ndwara. None ubu mfasha agakiza. Mfanya kano gahinda. Mfanya kano gahinda. Simiyoni yagiriye ubuntu. Ubivuze neza, nangize ngo dusoze ikiganiro, ariko nsanze tutasoza. Hari ibintu narisoma hano muri Danieli tutabivuzeho. Turabivuga wenda gacyari mu buhanuzi. Turacyari mu buhanuzi. Danieli ngo yasomye ibitabo. Nubwo asomye igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ngo aza kubona ko ngo hari ngo imyaka 70 ngo niho ngo Yerusalemu izasenywa gutyo ibintu nk'ibi. None Danieli rero ngo agira gahinda. Hano titire y'umutwe w'icyanditswe cya muri Danieli 9. Danieli bice 9. Havuga ngo Danieli yatura ibyaha by'ubwoko bwabo. No Danieli rero ngo umurongo wa 4 ngo asenga Imana arayaturira, kandi ngo yambaye ibintu by'ibigunira n'iki byose nyine icisha bugufi ngo asenga Imana. Ayibwiye ibicumuro by'ubwoko bwa Israeli byose, ni nyine atakamba yumuye ibyaha kuntu byari bimaze kuba byinshi nyine. Aravuga umurongo wa 5 njya kumva ngo twarakuye ku murongo wa 4. Nta kibazo. Musenga Uwiteka Imana yanjye, nyaturira nti Nyagasani Imana yanjye. Nyagasani Mana nkuru y'igitinyiro ikomeza gusohoza isezerano no kugira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo. Twaracumuye, tuyigenge, twakoze nabi, twaragomye, turateshuka, tuva mu mategeko n'amateka yawe. Nitwumviye abagaragu bawe b'abahanuzi. Umva hano ngo yarakomeza avuga icumuro byose, arabirondora arakomeza, ariko ageze ku murongo wa 24. Umva ko hano Imana yararegeye umuntu ajya gushamuka n'agahinda. Kubera kuvuga ibyaha biragatsindwa,
abantu batuye ibyaha barabizi, iyo watura ibyaha burya umutima uragenda ukicara ku buryo tura akantu hasi baragwita wenda urwara uhahamuka. Niba yaragika avuga ati umuntu ashobora kuba agiye kurangira, ihita imuhumeka, iramwinspira. Umurongo 24 ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wawe wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire. umvira iyo humure. No gukiranirwa gutangirwe impongano, haze gukiranuka kwiteka, ibyerekanwe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwa amavuta. Nyumva numva yajya humurerije, umva hano yarondoye ibyaha, wenda wasanga ariteze ko Imana imubwira ati wenda ndaje mbahane, ndaje ariko ajya kumva Imana iravuze ati wowe humura, ibyumweru 70 nimwe ntegetse, kugira ngo ibyo bintu byose uvuze by'ibyaha n'ibicumuro byose bishire. Apana kuza kuvuga ngo ndabababariye, oya, bishire. None ngo ibyahanuwe, ngo ibyerekanwe n'ibyahanuwe, ngo bifatanije ikimenyetso. Ukuvuga ngo nagakiza katari ukugabanya ubukana. Oya. kuko burya ushobora kurwara ariko bakabaguhaye umuti utaraboneka rwose. Bakaba ati base reka tumugabanyirize, tugabanye uburibwe, tugabanye nibura ibindwara yo kumenya kumurembye. Umva gushira ibyaha bishire bitangirwa impongano. Ngo gukenerwa gutangirwa impongano haze. Rero umva ikintu kigiye kuza, iki kintu niba abantu bacyumva simbizi, ariko Imana ifashe baze kucyumva, kuko niwe munezero w'abantu bari mu isi, ngo haze gukiranuka kwiteka. Ahantu umunsi umwe tuzahatsindagira, ntabwo ari ugukiranuka. None ukiranuka nimugoroba wajya kuryama ukabona ko wakiraniwe, oya. Ubundi ntabwo ari gukiranuka none wagera mu 2025 ugasanga uri umunyabyaha. Nukwiteka, yego, iteka ryose uhora ukiranutse. Icyo nicyo kiri Imana hano kigiye kuza ku isi. Urumva ko ikintu gikomeye, iki kintu kirakomeye cyane. Birumvikana cyane. Ubundi hari agakiza k'Imana n'agakiza ka muntu, ubundi ibyo biratandukanye cyane. Niyo ngo ubundi bajya ngo Imana iraguha ntimugura, ubundi n'umugani n'imvugo y'Ikinyarwanda. Noneho niba Imana iguhaye, akira utuze. Uya ngo munaguze wayihenda, ko uwo mugani urakomeza. Wayihenda noneho ngira ngo niyo yaguhenda, ubundi se wayiki. Ni ibintu nk'ibyo, kuko uyu uhenze wowe utanze bikeya ugahabwa byinshi. Urumva rero aho uyihenze nuko ubutanze wowe ibidafite umumaro. Noneho ari aho ngaho ngo gukiranirwa gutangirwa impongano. Aho ngaho urabona abantu n'ubundi bakoraga ibyaha, ariko ibintu batangaga ntibyabasha kubakiza. Ariko impongano buriya nayo ni ikindi kintu, kuko impongano ni nk'ikiguzi. Iki cyagombaga kuba, ariko noneho habonetse ikindi kintu, niba nahita nk'ingurane. Urumva ni nk'ingurane cyangwa gucungura. Hano mu zindi ndimi babyize to buy back. Ikintu cyawe bari wenda nk'umukozi wawe yagurishije ikintu utabizi, kandi nta mufite amafaranga, wenda yafashe imodoka yarayigurisha, waragiye nko hanze usanga imodoka yarayigurisha, wowe ugafata amafaranga ukagenda ukayigura ukayigarura mu rugo, to buy back. Urumva rero nko mu Kinyarwanda cyiza ni ugucungura. Kuko niba ikintu cyagiye mfite gutanga ikiguzi cy'icyo kintu nkagicungura. Gukiranirwa rero kwatangiwe incungu, cyangwa kwatangiwe impongano, kandi iyo mpongano iza yari ugukiranuka kwiteka. Uza gukiranuka kwiteka. Mandi magambo twaraguzwe kandi tugurwa tugaruwe. Yego, Imana itanga incungu kugira ngo tugaruwe. Nibyo Danieli rero yabonaga, ati ibyo bintu byose by'ibyaha warondoye mu minsi iri imbere, kuko byari ubuhanuzi, ibyaha biraje bishire, kandi gukiranirwa kose kuri yarondoye kuraje gutangirwa impongano. Habeho gukiranuka kwiteka. Abantu nibamenye yuko ubu
haje gukiranuka kwiteka kwarabonetse cyane. ufite igice ufite ukurangira ryari cyangwa se kumeze nk'aya mababi twabonye ushize Adamu amaze gucumura iyo yifuza kwambara byiteka amen, ariko ntibyabaye kubw'ubwenge bwari bimaze kononekara yafashe kwambara bimara amasaha nimugoroba ngo byari byamaze kwangirika, ariko gukiranuka kwiteka ntago amategeko yigeze gutanga, ahubwo tubonye ko Daniel yabonye ko mu minsi iri imbere vuba cyane hagiye kuza gukiranuka kwiteka. muri iki cyane bavuga ibintu byinshi nuko tutari bubigaho cyane, ariko urabona bavuze ibyo gukiranuka bavuga noneho ibyerekanwe noneho niki n'ibyahanuwe ngo bishyirweho ikimenyetso. Hano iki kimenyetso abantu ubundi bazi ibimenyetso bitandukanye buriya, hano mu kinyarwanda bivuze ikimenyetso abantu bashaka kugira ngo ni ibintu byoroshye, kuko urabona ubu buhanuzi bwahanuraga iby'agakiza kacu ni ubuhanuzi Imana yitayeho ndetse cyane ku buryo ntiyashaka ko hari umuntu uzabuvangira. Niyo mpamvu hano ngo ibyanditswe n'ibyahanuwe ngo byagomba gushyirwaho ikimenyetso. Ikimenyetso mu zindi ndimi nabonye bavuga ngo ni to seal up, ngo ni ugushyiraho ka kantu bita seal. Kandi murabizi abantu bakora mu nganda cyangwa se n'abantu bagura ibintu bitandukanye, ubundi seal uyishyira ku kintu ukoze kugira ngo hatazagira umuntu ngo iyo hagize ikindi kintu ushyiramo ni ukubanza guca yasiri, nanjye njya kukigura nkabona yasiri yavuyeho ugumenya ko ari pirate. Ikindi cya kabiri mbitekerezaho sire cya kimenyetso kigaragaza ko iyo kintu cyuzuye, kiruzuye, ndagikoze ndakirangije ndapfundikiye ndangizeho sire. Aho yo nashaka kugera ubuhanuzi, ibintu by'amayerekwa n'ubuhanuzi Imana ngo icyo gihe ubwo ibicumuro bizashira icyaha kinoza gukemurwa gutangirwa impongano, Imana izakubita ku buhanuzi no kubyerekana. Uzi impamvu no gucyaruka kw'intego ko bimaze ibyo bahanuraga bizaba bimaze kuzura, n'ibyo berekwaga byose bizaba bimaze kuzura. Ni nko kuvuga ngo aha hantu ni nko kuvuga ngo ikiriyo kigo mpuzamahanga cy'ubuzima kibonye umuti kiyishyize muri laboratwari neza, gikonfirimye ko uwo muti ari uwo, kigahita gipiburiya kiti twakoze igenzura ahantu henshi dusanga uyu muti uvura, kigashyiraho yasire. Undi uzongera kuvuga iby'undi muti muzamuseka, undi muti wuhe kandi iyo ndwara yaraboneye umuti. Amategeko n'ubuhanuzi ibyo byose ngo byageze ku gihe cyande cya Yohana. Aho hantu nibyo by'iringibi Daniel yavugaga, to seal up the prophecy na vision. Urumva akubitaho siri kugira nta wundi muntu ushobora kuza ngo azane ngo dore ubu n'ubuhanuzi. Oya, ubuhanuzi turabuzi buriho siri. Nuvuga ngo amategeko n'ibyahanuwe byabayeho kugeza ku gihe cya Yohana. Kugeza ku gihe cya Yohana rero wenda tuzanakireba kuko wenda ntitwabivuga muri aka kanya kose. Mu gihe cya Yohana ni igihe umuti wabonetse, niyo mpamvu nta wongeye guhanura umuti. Abantu babyumva amategeko n'ibyahanuwe byabayeho kugeza ku gihe cya Yohana, kuko bahanuraga umuti. Kuko ikibazo rero amanye igihe twabibonye ba Yesaya, ba Mika, ba Daniel bahanuraga umuti uzaza. None nyuma ya Yohana wa muti urabonetse. Mu gihe cya Yohana niho umuti wabonetse. Turavuga iki kindi usibye wa muti. Nyuma y'uko umuti ubonetse rero undi uzahanura azahanura iki? Nta kindi. Murakoze cyane, ngira ngo ibi twabivuzeho cyane kandi abantu badukurikiye ntekereza ko banezerewe kuko ubu turi kuvuga ijambo ry'ihumure, turimo turabwira abantu ngo bahumure. So guca mu ijambo twavuze umuti ntabwo twawuvuzeho, twawuvuze ariko ntitwawuvuzeho. Natwe tuzavuga uyu ko ari we gusa se, hano ni muri niwe gusa, kandi uwo muti niwe gusa n'ubundi tuzakomeza tubivugeho n'ubutaha. Ariko ikigaragara nuko uyu munsi tukubwira abantu ngo bahumure iyi ndwara ikwishe, wabuziza akarengane, wabuziza urugomo rwose, wabuze kutumva. Umuti warabonetse, umuti warabonetse, kandi ngo twabibonye ni umuti Imana yateguye yo ubwayo. Mvuga ngo uno muti uriho made in heaven, bari made in Rwanda. Njye mbashaka ko dusobanurira ibintu buryo bworoshye bwumvikana bwa hano mwisi tumenyereye, kuko ushobora kuvuga ati iki kintu udakomeje ibintu cyane abantu bashaka kumva ibintu Yesu yadukora, Imana yadukoreye ko ari ibintu yapanze, kavuga ati aba bantu nibagiye kurimbuka, nibagiye kurimbuka. Ega ijambo ry'ihumure ntabwo riza rikubita,
oya birahumuriza icyo tuzavuga ahangaha ni ijambo ry'ihumure ku bantu barembejwe n'icyorezo cy'icyaha ngo badafite imbaraga bazasubizwamo imbaraga nicyo rero twavugaga uyu munsi kandi tubashimire ko mwadukurikiye. Imana ibahe umugisha ndetse naho ubutaha.